Duhaye ikaze uri kumwe nanjye Dani, iyo ni Kiliziya imwe. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka ya Mutagatifu Claude Arkiyepiskopi ya Besançon kuva muri 307 kujya muri 699. Imigenzo myiza ya Mutagatifu Claude yari yaramamaye mu gice cy'iburasirazuba cyose cy'intara ya Bourgogne. Mutagatifu Claude yavukiye ahitwa Salency mu Bufaransa ahagana mu mwaka wa 607. Akaba yarakomokaga mu muryango ukomeye w'Abaromani. Afite imyaka 7 nibwo ababyeyi bamushakiye umwarimu ngo amwiteho. Uyu mwarimu yamwigishaga amasomo y'ubumenyamuntu akanamwigisha n'inyigisho zijyanye no kwemera kwa Gikristo. Claude yakundaga gusoma ibitabo by'abatagatifu bivuga ku buzima bw'abahowe Imana, agasoma n'ibindi bitabo bitagatifu muri rusange, kandi agakunda gusoma inyigisho z'abakuru ba Kiliziya ndetse n'iz'abahanga ba Kiliziya. Mbese yahawe inyigisho zihagije akiri muto. Buri munsi abantu bamubonaga yagiye mu misa by'umwe no ku yindi minsi mikuru. Yamara ku mwanya munini muri Kiliziya kandi yishimiraga kugenda n'abantu bashyira mu gaciro kandi batanga ingero nziza mu bandi. Ibyo byose byagaragazaga umuhamagaro udasanzwe. Ariko kandi Claude yakoraga imirimo ya gisirikare kugeza afite imyaka 20. Agize iyo myaka nibwo yatangiye inzira yo kwiyegura Imana. Yabaye intangarugero muri abo bihaye Imana babaga kuri katedrali ya Besançon. Byagaragaraga ko ubuzima bwe bwari buberanye n'abihaye Imana bakurikizaga amategeko ku buryo buhamye. Hashize imyaka 12 yagiye kuba mu kindi kigo cy'abihaye Imana b'abamonaki dasohoka. Icyo gihe yatungwaga n'imizi y'ibihingwa bimwe na bimwe kandi akaryama ku butane bugizwe n'ingiga z'ibiti. Yakundaga isengesho cyane. Hashize imyaka 5 yatorewe kuba umuyobozi w'icyo kigo cy'abihaye Imana b'abamonaki. Amaze kugira imyaka 78 yatorewe kuba Arkiyepiskopi wa Besançon, ariko yemeye umurimo n'amarira menshi. Ubwepiskopi yamazeho imyaka 7, kandi muri iyo myaka 7 yose yakoze uko ashoboye ngo yite ku ntama yaragijwe, kandi abikora neza cyane. Inyigisho z'ubwepiskopi za Claude zari zinyuze umutima kandi zigafasha abantu benshi. Zatumaga abantu benshi bareka ingeso mbi, zikagarura abantu mu muryango ndetse no mu bunyangamugayo, kandi zavuguruye ukwemera n'imyitwarire myiza muri diyoseze. Igihe yabaga yasuye abakristo muri diyoseze ye, yanahuriraga gukora n'ibikorwa by'urukundo n'impuhwe, agerageza gusura abarwayi, agafasha abakene, kandi nta muntu n'umwe yigizagayo igihe yabaga aje kumugisha inama cyangwa aje kumuganyira. Amaze gusaza cyane byabaye ngombwa ko asubira muri cya kigo cy'abamonaki yayoboraga. Icyo gihe yari afite imyaka 85, kandi nyuma yaho yakomeje kuyobora abamonaki bo muri icyo kigo ndetse no mu myaka myinshi yakurikiyeho. Igihe kimwe yafashwe n'indwara amara iminsi 3 arwaye. Nyuma y'iyo minsi yakoranyije afureri be, arabahumuriza kandi arabakomeza, abahobera mu muhorano mutagatifu abifuriza amahoro, nuko apfira muri Nyagasani asinzira mu mahoro. Icyo gihe yari afite imyaka 92. Twizihiza Mutagatifu Claude ku itariki ya 6 Kamena. Murakoze mu by'amahoro y'Imana.